Yes, ikaze kuri Emmanuel Travel Show. Ese wari uzi yuko muri Norvège n'ibindi bihugu by'i Burayi hataba ababodaboda cyangwa abamotari batwara abantu? Abantu bose bafata bisi cyangwa bagafata train cyangwa se taxi, ariko taxi nazo ni nkeya. Uyu munsi rero ngiye gufata urugendo rwa bisi maze tugendane mbereka uko imbere muri bisi biba bimeze ndetse n'ikirere uko cyifashe, tugenda twirebera ubwiza bw'iki gihugu twagiye. Dutangira urugendo rero nk'uko mureba ikirere kirasa neza, nicaye inyuma muri bisi kugira ngo mbashe gufata amashusho neza y'inyuma. Ahangaha urabona ko dutangiye, hari urugendo tugiye gucaho, turarutangiye. Umuvuduko ni 70 buri saha. Urutindo rero ngira ngo murarureba, turarutangiye guhera iriya aho amazi atangirira, inyanja itangiriye kuza. Umuvuduko ni ibirometero 70 buri saha. Ngira ngo murareba urwo rutindo uko rungana. Abazungu hano barakora cyane rwose. Ngira ngo urarureba iriya. Ahangaha rwose urabona ko n'urutindo rurerure cyane. Barakora aba bagabo kabisa, iyo bigeze ku gukora imihanda barakora. Inaha muri Norvège imihanda yo bayitayeho cyane, kandi nibo bayikorera, ntabwo batumiza abanjeniyeri yo mu yandi mahanga, nibo bayikorera. Uko mubireba rero urabona ko ikirere ni cyiza cyane rwose. Amamodoka aba yihuta nta kibazo bafite. Urutindo ariko ni rurerure, ngira ngo murarureba kuva iriya. Izo ni inkingi zirufashe, ngira ngo muri kuzireba. Izo ni inkingi ebyiri zirufashe hirya no hino kugira ngo rutagira. Ahangaha rero murabona ko turarurangije, ariko ni urutindo rurerure cyane. Turi kwerekeza rero mu mujyi wa Bergen, ariko turagenda tureba amazu meza, imisozi. Dore rero tugeze ku yindi stop ya bisi hinjiramo abandi, nuko nta bantu abafashe ariko baba bari kwinjiramo. Reka dukomeze rero mureba imisozi uko imeze, murareba ikirere uko gisa. Harakeye muri iyi minsi. Dukomeze. Nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi ntuze, wakora subscribe. Muri bisi urabona ko nta bantu benshi bahari, buri muntu aba yicaye ukwe. Naha uko bimeze, umuntu ntabwo aza yicarana n'undi cyangwa usange bari kubyigana. Ni umuco w'Abanorvège kugira ngo aze akwicara impande, aragenda akicara ku yindi ntebe iriho ubusa cyangwa se akanahagarara. Ni ibintu rero bidasanzwe ugereranyije n'iwacu muri Afurika, mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi hose usanga abantu nyine bicaye begeranye. Reka rero dukomeze mugende mwirebera uko bimeze, mukora subscribe na like, ndetse bishobotse wanasharinga. Rero nk'uko mubireba ahangaha, ibisi inaha zigenda zihagarara, ziba zifite amasitope zigenda zihagararaho. Abantu baba bategereje, kugira ngo nk'ako kazu tunyuzeho hirya urabibona. Murabona ko n'imbere muri bisi nta bantu barimo, usanga rwose ari bake, buri muntu yicaye ukwe n'undi ukwe. Njyewe ahangaha nari nicaye inyuma kugira ngo mbashe gufata amashusho yo ku mpande. Murabireba sitasiyo y'amavuta. Rero
usanga ari ibintu nyine n'aha isaha bisi izira, ugomba kuba wageze kuri sitope wahahagaze, urengejeho n'umunota n'umwe iragusiga. N'aha ntabwo bisi zitegereza abantu, ahubwo ni wowe uyitegereza. Ugomba kuba ufite apurikasiyo ugashyiramo igihe aho uri kujya n'aho uri kuva, kugira ngo ubashe kureba igihe bisi yawe iri bugendere bitewe na sitope ugiye kuvaho. Ahangaha rero naho turi ku muvuduko wa 80 ibirometero 80 ku isaha, niyo mpamvu ubona hari kwirukanka cyane. Bisi iba yiruka sana, ariko rero urebye ni bisi zisanzwe. Ikindi gitangaje muri izi bisi zinaha zitwara abagenzi, nta mizigo igomba kuzamo minini, wakundi usanga wikoreye igifuka cy'ibigori cyangwa icy'ibijumba cyangwa iki ngo bapakire babishyire hejuru. Wapi, ni izitwara abagenzi gusa. Wenda ufite igikapu cyawe, igare se cyangwa ikindi kintu cyose cyoroheje uragitwara nta kibazo, ariko apana imizigo miremire. Iyo mizigo miremire ni iba ikenewe gutwarwa n'imodoka zindi zishinzwe gutwara imizigo. Urabona rwose ko ikirere gisa neza. Iriya nzu mubona niyo bita ngo IKEA. IKEA rero ni butike birimo ibintu byose byo mu gikoni, ibikoresho byo mu nzu, ibintu byinshi abantu bakunda gukoresha, kandi ni ibikoresho nyine usanga bifite ibiciro byiza, ariko ibintu cyane cyane byo mu gikoni, indabyo, niho usanga babikura. Ikirere murabona ko rero gisa neza, nta kibazo. Muri iyi minsi harakeye, izuba riba rihari. Sinzi uko mu bindi bice haba hameze, ariko urabona ni ahantu heza. Hatugeze n'aho bita muri Osana. Rero urabona ko ikirere nyine kirasa neza, hari amazu meza ahangaha muri Osana. Ayo mazu ari ku ruhande n'ayo batuyemo. Ikindi kitangaje ku mabisi y'inahangaha ni uko ubanza kwishyura, ntago ujya kwishyura shoferi cyangwa ngo haze umuntu yishyuze, ariko hajya haza abantu bakontorora kureba abantu bishyuye n'abatishyuye, ni ukuvuga ni abasekirite. Rero igihe cyose uba ugomba kwishyura ugakoresha apu, risiti uyifite muri apurikasiyo yawe ya telefone. Igihe cyose ufashe bisi uba ugomba kuba wishyuye, nta muntu uza kugucekinga, ariko iyo bagufashe utanga fayini y'amafaranga menshi. Nk'uko mubireba rero ikirere kirasa neza cyane, imisozi urabona ko nta kibazo. Ubwiza bw'imisozi bwo bwa Norvège irayifite, imihanda bica munsi y'imisozi nk'uko bireba. Turakomeje rero mu mujyi, twerekeza mu mujyi wa Bergen. Ubu ngubu niyo dufashe amabisi, ni uko ameze, ngira ngo murayareba ayo ngayo aparitse aho. Turakomeje urugendo, mugende mwirebera ibyiza n'uburanga bw'iki gihugu, ariko turibibutsa ko turi muri bisi, ariko urugendo twafashe kugira ngo tubashe kubereka, tunababwira ibyiza cyangwa n'ibyo ugomba kumenya ku gufata bisi kw'inahangaha. Urabona amazu hariya y'abaturage aba ameze, basa neza rwose, nta kibazo. Kugira ngo urareba ukuntu haba ari ahantu hameze sawa. Ubu rero twinjiye mu mujyi wa Bergen. Nk'uko mureba turi hejuru y'urutindo.
tujya Bergen mazuminze urabona hari umujyi uko umeze. Rero ntabwo turi bukomeze tuza kubereka mu mujyi hose uko bimeze. Ubishaka wacekinga muri video zacu zerekana umujyi wa Bergen uko umeze. Rero twabifurizaga yuko mwakomeza gukora subscribe, ariko urugendo rw'uyu munsi turuhagarikiye aha ngaha. Murakoze.